muza mwubaha abadame banyu, muza mwubaha abagabo banyu. None iyo ataboneka Imana itamurema uburinde uburihe? Uzi gusazirira umukobwa ugasazira mu rugo? Hari abari kumwe n'abadame bawe n'abadame n'abagabo babo ubambwira ngo aho wankuye umwembi mwarahakuranye. Rimwe na rimwe abagabo bagira ishari, abadame bagira ishari, abahungu bagira ishari, abakobwa bagira ishari, abavuga butumwa bagira ishari, abakristo bagira ishari, abayobozi bagira ishari. Hamwe nkitegereza buriya ntugire ngo riva ku kindi, riva mu kutamenya. Kuko biriya bintu wagira ishari mugenzi wawe ntabwo ari ibyawe, kandi bitanabubwiyeho ntibyokuzaho. Mwumve kutamenya afite ni imigisha ye bwite Imana yamugeneye ku giti cye. Uzi igituma babahata kuza gusenga? Uzi igituma babahata gukunda Imana? Uzi igituma babahata gukorera Imana? Nuko mutaje mutekereza hahise. Hari n'abandi ndeba abahungu babayeho habega no mu ngo nicyo kibazo, akabaho agatereta abakobwa bakamutera imigeri, bwacumwe akamwemera, yamara kumushitsa mu rugo akazisigara mubwira ngo ariko uzawigira ibiki, uzawigira ibiki ntizi ko yakwemeye warabuza aho werekana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka Imana yacu tuyongera amashi menshi cyane. Turabanza reka manze nshime, ariko navuga umugaragu w'Imana uriya turi kumwe, amazina ye yitwa Rushaganya, asengera Restoration Church Kacyiru, kandi niho yabaye igihe kinini cyane. Gusa muri iki gihe barimo bubaka kenshi abari Kimisagara. Twashimye ko yemeye kugira ngo ze abane natwe. Reka musabe gusaze hano imbere abe nk'abasuhuza kidogo. Mwanya n'uwacu n'ibindi dufite n'ibyacu, ariko ndagira ngo nawe mwumve ijwi rye buke abasuhuza, sibyo? Haleluya. Tuzamure ibiganza. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndishimye cyane cyane kubona uyu mwanya wo kugera hano. Umutima wanjye urishimye cyane. Cya kabiri, ndashima ku mugaragu w'Imana, umushumba wangiriye icyizere akemera ko tuzana kandi akangezana hano. Imana ishimwe. Cya kabiri, ndashima kubwira itorero pe. Itorero naribonaga, nageze nkunda kuza, ariko nkaza rimwe na rimwe hariho ibibazo by'ibiriyo kubera impamvu z'uko baba bayoboye hano abantu hano. Nibwo nageze hano, ariko no munsi nagize amatsiko cyane umugaragu w'Imana akibivuga kuzamuherekeza nkamugeza hano, kubera ko ndahakunda cyane. Imana ishimwe. Ndahakunda cyane cyane cyane, kandi mubyumve ko ari iby'ubukirisitu bivuye ku mutima ukunda Imana. Narabashimye ibi bintu bijyanye na za kamera zituma abantu bakurikira ibitaramo ahantu henshi abantu bateraniye, noneho kumva wifuje kugera aho hantu. Rero kuri ubwo ngubwo ndashima cyane ko nahageze. Ndashimira Bishop, Imana igumugisha. Sanzwe muzi bisanzwe, ariko kuba ngeze hano mu nzu y'Imana nkagusanga ndagukunda. Kunda umushumba w'urusengero.
mutima ndamukunda birenze kubivuga gutyo byumve cyane ko bivuye kundi baye mutima. Ndagushimye. Ndagira ngo mpereze umugaragu w'Imana mwanya kugira ngo abageze ijambo. Asante, arakoze cyane. Urumva ibi ntabwo nabimuvugiraga cyane, ntabwo nari gushobora kubivuga, ariko arakoze cyane. Ubundi reka mbanze mvuga iki. Uyu mubyeyi Bishop we turazira kandi cyane buriya nimba hari abantu babaho baziranye babashumba muri uyu mujyi wa Kigali, nawe arababamo. Ari mu bantu twicaranye ahantu twembi tuganira, we yanshatse naje nkamushaka kandi tujya inama. Urumva rero uyu ni umugabo w'Imana nzi imbaraga ze, intege nke ze n'ibindi byose. Noneho gabuzo bikaba n'amateka maremare y'uburyo tuziranye. Ashaka umudame asengeye iwacu, umwana w'itorero, nuko ariko cyo gese nari muzi. Noneho nyuma yaho nawe amaze kuba mukoze w'Imana, agira initiative yo kuza mu biro turicara turaganira. Musangamo wisdom nyinshi n'ubwenge bwinshi. Muzi mwibaza ngo se nuko iki naturutse iyo ngiyo, ariko kuza kubwiriza hano ni mu nsengero byangoye muri gahunda. Hagaza ha rero ngiye gusaba imbabazi kugira ngo uriya mubyeyi atazagira ngo none hari genda nshanga yampamagaye ndi mu bintu byinshi simbona umwanya kongera kumuhamagara, ariko ntacika intege akongera akampamagara kamusezeranya reka tuzarebe ya misi gatambuka, akihangana. Mama ndagushimiye kubera kwihangana, tugire ngo ubuzenda nuko udakunda kuza hano cyangwa se ni bya bindi by'abashumba bavuga ati bari busy cyane sinzi uko bimera. Noneho ubushize kandi naraje ndihuta cyane, n'uyu munsi hari gahunda yagiyeho nemeye ntayo yari ihari, ariko yabaye ejo kandi nyine nta kundi byagenda. Nicyo gituma namuhamagaye ngo saa 12 nizaba narangije ndaba ngiye. Buriya rero ntabwo ari byiza gusa naho uje kubwiriza gusa ngo ugende, natwe tuba dukeneye gutarama. Kubu ngizi ndirimbo mwari muririmbye ziradufasha gutarama tukanezerwa tukaza kare, ariko ndabizi ko hari igihe kizagera Imana ikatubonera umwanya munini muremure tugatinda aha tugasura aha tukinjira muri za biraha tugacarana namwe. Ibyo byose ndabizi ko Imana izabikora, ariko mu gihe tugifite ibingibi ari byo mutwemerera kandi muza mubyakira mwumve ko birimo umutima mwiza, muvuge ngo haleluya. Nico nagira ngo mbanze sobanura. Ikindi rero hari ijambo baduhaye tugiye kuganira namwe. Natekereje uburyo Imana yari impaye, mbwira Mwuka Wera ngo amfashe mubashe kumva mu mwanya muto ariko mwumve icyo Umwuka ashaka. Sema haleluya, sema haleluya. Ijambo riri muri Tito igice ni cya urwandiko Paulo yandikiye Tito igice ni cya 3 umurongo ni wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Haravuga ngo nkuko natwe kera twara abafafa tutumvira kandi tuyobagurika. Ndongera nsubiremo kugira ngo mwumve. Kuko natwe kera twara abafafa, ni Ikinyarwanda cyumvikana, abafafa. Mwumve ayo magambo, tutumvira
tuyobagurika. Abapfapfa mu bundi buryo ko umupfapfa ni ugukora ibintu bimwe abantu bakibaza nimba ugira ubwenge. Umuntu w'umugabo w'imyaka 45, 67, umusore utakiri umwana kuva kuri myaka 18 yegeza azamura bamaze guca ubwenge, umumama ukuze utari muto, ariko kabona abantu ko baribaza ngo ariko se uyagira ubwenge. Ndagira ngo mbabaze, ntabwo ubwo buzima muzamu mubona mwibaza atari ko se uyu muntu agira ubwenge pe? Uretse no kuba mubyibaza nibyo mwabonye, ntabwo wowe waranyuze muri ibyo bintu bizaho abantu bibaza ku bwenge bwawe. Ubwenge bwawe ko hari igihe ibyaha bidukoresha ibintu abantu bagasigara bibaza ariko uyu muntu ni muzima agira ubwenge. Ko hari ibintu bibaho uza witegereza abantu bakabona uri umupfapfa pe. Abana bakabura minervare, uri umukozi, bana bakarwara bwaki, uri umukozi, ugakora ibiteye isoni, ukaba watinya gusohoka mu bandi bagabo, ukazusigara wibaza ngo ariko ibi nakoze ngira ubwenge ndi igifu. Ariko Paulo ndamukunda, tiyageza hishuko yarameze. Tiyageza hishuko yarameze. Arandika aravuga ngo yandikira umwana we Tito ngo nkuko natwe kera. Njewe Paulo ubona uyu munsi mpagaze ndimo mbwiriza, ariko kera nari mu bantu banditswe mu mazina y'abapfapfa, nakoraga ibintu by'ubuswa. Bantu barebaga bakibaza. Ati kandi si ibyo gusa, arakomeza ngo ntabwo twumviraga, tuyobagurika, dufata ibyemezo bitari byo bifuti, turi mu bubata bw'irari, ribi n'ibinezeza bitari bimwe. Irari n'ibinezeza bitari bimwe. Arakomeza, duhora tugira igomwa n'ishari. Igomwa n'ishari. Mwumve ibyo bintu ukuntu bimeze. Igomwa n'ishari. Njyewe ndanitegereza ahantu rimwe na rimwe abagabo bagira ishari, abadame bagira ishari, abahungu bagira ishari, abakobwa bagira ishari, abavuga butumwa bagira ishari, abakristo bagira ishari, abayobozi bagira ishari. Hamwe nkitegereza buriya tugire ngo riva ku kindi, riva mu kutamenya. Kuko biriya bintu wagira ishari mugenzi wawe ntabwo ari ibyawe, kandi bitanabubwiyeho ntibyokuzaho. Mwumve kutamenya afite ni imigisha ye bwite Imana yamugeneye ku giti cye. Kuko nta muntu uzujyana imigisha y'undi, nta muntu uzujyana umwanya wundi, nta muntu uzugena uko bizagenda. Iyo wamenye ubwenge, iyo ubonye mugenzi wawe arahiriwe, uzuva ngo Mana ushimwe, kubera ko ntabwo biriya ari ibyawe birahari. Sema haleluya, sema haleluya. Kunda kubwira abantu ngo igihe cy'Imana kija kimera, mureke mbabaze, hari amazu y'ikizungu twinjiramo, icuma kigenda kizenguruka gutyo, sibyo? Hari igihe kiza kizenguruka kigafunga, ariko iyo gitambutse hakaboneka aho hinjira ukajana nacyo kizenguruka ugasohoka. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'abantu ni kuriya bumeze. Kurya bya byuma bipanze, iyo umwanya wawe ugeze wo guhagarara harya urinjira, nta muntu wo kwinjira mu mwanya wundi. Iyo wageze ni wowe, ntabwo aza wa wundi. Ariko kubera ko kutamenya, umuntu agatangira kwibaza, ukarakara, kandi ntubinamu. Reka none nakubwira, si ibyawe n'ishari ryawe ntiribimubuza. None se kuravunikira iki? Bakubwira mugenzi wangu reka kuvunika kuko ntacyo wahindura kubera ishari. Bishop yatera imbere hano
ugatangira kumuvuga nabi, urabona dayere buriya ariko agutwaye iki? Ko ari mu mwanya we Imana ye n'igihe cye, ufite ikihe kibazo? Aroni ikirushaganya itangira kuvuga ibyo uvuga byose ni shari. Twaba turi kumwe tuvuga ngo amen. Noneho Pawulo arandika ngo twigeze kuba muri ubwo buzima. Ubwo buzima natwe yewe uzubona ishari riradufata, kuyobagurika n'ibindi byose. Uyu mugabo yari umugabo w'ukuri. Nje nza nemera abantu ibyagutsinze uzubivuga, aho washoboye bimenyekane, nawe utashoboye ntukaze wigira igitangaza tutarico. Amen. Umuntu uzubwenga azasaba imbabazi. Uyu mushumba wanyu yari yatinyuka guhagarara imbere hari kitagenda kamura ngo bakristo aha naje nari imbeshe mwambabarira, ariko saba leader benshi bakora ivyo bintu. Hari byo tudashoboye, hari n'igihe nawo wishenda. Kera nkibo mushumba 99 urumva nibwo natangiye banshinga amatsinda akomeye tukagongana, kaza namye ndakara ishaka ry'umurimo w'Imana rihaye ryaka. No kubera experience nkeya nabagera imbere aho kubakiza, nubwo hari byo naje nabonye nkababombardawa nabo bakamabarakara bakagereye. Nataha mu rugo ngo nawe wakosheje, none se ko bakomerekeje we ndi wabaye nkabo, bwaca mu gitondo ngatumiza indi nama, nimuze bana ba mumbabarire n'ukuri kw'Imana, naje kamere wa muzerekeze gute yari yamfasha, ntabwo mwambabariye duhoberana. Ariko rero birya nababwiye n'ukuri muzabigenderemo. Muvuga ngo haleluya. Kibzongora na rimwe nubu hari ikintu gikomeye cagize no babwira ngo bakristo, I'm sorry, problem ni iyi, turi Imana ntabwo uri Imana. Pawulo rero yari umuntu uzuvuga ibintu, haravuga ati yewe mwana wanje ati turabizi kera twari abantu buzuye ibyo byose, ariko muraja kumva impamvu aha yavuga ibi bintu. Twaba turi kumwe muvuga ngo amen. Mwongere cyane haleluya. None haravuga ngo turabo kwangwa urunuka, nta muntu woka dukunze uko tumeze. Kandi si ibyo gusa, tibaraba kutwanga urunuka, natwe twaranganaga. Ubuzima we. Umurongo wa 4. Nyamara haleluya. Nyamara dore giteye isoni nukubigumamo. Ayo mateka ya kera uyagumyemo nurukoza soni. Aravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundi kunda abantu bibonetse. Urukundo Imana ikunda abantu bimaze kuboneka. Imana iradukunda bimaze kuboneka. Haleluya. Ayi dore twaririya urukundo Imana ikunda abantu ibimaze kuboneka. Ndiyo 5 iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twagize gute twakoze. Ntabwo Imana yadukijije ngo nukubikwiriye, ngo nuko wabiharaniye, ngo nico washize mu imbaraga zawe. Aravuga ngo itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kuzarwa ubwa kabiri. Asifiwe. Asifiwe. Imana iradukiza, iratweza, itwejesha, iratweza, itwubahiraho gukiranirwa kose. Bizanywe n'iki? Ariko kuzarwa ubwa kabiri. Nimwumve, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka we. Amen.
amen amen. Niba mwankurikiye kera uko mwanumvise kandi ndarangiza ngiye gukora samari y'ibintu bitatu iri jambo ritubwiye. Turi kumwe namwe muvuge ngo haleluya. Paulo yandikira Tito muri biriya bintu ngiye kubegera avuga ibintu bitatu. Muvuge ngo amen. Mwongere cyane haleluya. Avuga ibintu bitatu kandi ibyo bintu bitatu ni bigize urugendo rw'ubuzima bwa gikristo. Uriya mugabo yarazi kwandika cyane. Yari umugabo uzi kwandika biteye ubwoba. Buriya nusoma biriya ijambo uragira guhishurirwa gukomeye. Kandi abizi neza buri muntu wese arano. Yavuze mu buzima bugera kuri butatu. Kintu cyambere yavuze kera ni past. Buri wese uri hano afite passé yiwe, afite past, afite ejo hashize. Ndabeshye none undahire nimba udafite ejo hashize wisanza tako wari umeze bamwe ga baje bavuga twavutse njewe navukiye mu rusengero niberamo nagiye kubona gusambatizwa sinzamenye igihe nabigenjeje niko nyine wo bimenye ute senda wewe zagenze uko ariko ugiye kureba mu buzima bwawe bw'ibanga wari ibicika muri za korari uririmba za alto na za tenor ariko se byari bimeze gute muri za repetition? Amen haleluya. Muvandimwe wanje turaziraye twabanye mu kagogo tukiri bato cyane turazana za korari twagiza dukunda kurepeta mu mugoroba. Muvuge ngo haleluya. Passe nimba utazi n'agafaransa vuga ngo passe. Ariko bisho ugize ikinyarwanda nimuvuga ngo akahise. Mwongere cyane akahise. Ariko karakanyagwa kari karimwe ibintu kari akahise. Reka nivuganire nuwo twazanye rushaga akahise kari kameze gute si igitangaza. Ukarebe Paulo aravuga ngo akahise. Mureke mbabwire akahise burya tikabayeho kubusa. Ugomba kukavanamwe amasomo sibyo? Ugomba kukavanamwe iki amasomo. Kuko Yesu umunsi umwe araza ngo aricara nanditse imirongo ariko ngiye kwisimbuka. Araza aricara yagendera umufarisayo ngo amare kuza abona umugore arinjiye azanye amavuta ayasutse ku birenge bya Yesu. Ngo amare kubisuka ku birenge bya Yesu azana umusatsi uhinduka sumi arahanagura. Ngo hanagure umugabo w'umufarisayo arivovota ati jejejejejeje maraya wakoze ibi nibi. Yesu aramuhindukirana kuko ntiyabivuze yabitekereje mu mutima ngo niko wa mugabo undi ati sinageze hano ati tamazi wampaye de tiwansome. Ariko uyu nguyu we yazanye amarira abari yashira hariya ahanaguza umusatsi we none n'ibirenge byanje karabisoma. Umwana numva neza niko yeme mu bantu bazi agaciro ko musatsi naba mama amafaranga yose niho yashiriye. Amafaranga yose yashiriye. Muzarebe n'imvura iguye umudama aho gutwikira umubiri wose atwikira iki umusatsi. Tekereza umudame kuzana umusatsi akawuhanaguza ibirenge n'agaciro umusatsi ugira ku mudame nuko ngo yatanze ikibanze kiruta ibintu. Uzi cyabimukoresheje
nimuvuge ngo pase, mwongere kandi pase. Akahise umwami Yesu arahindukira aramubwira ngo ubabariwe bike akunda bike, ubabariwe byinshi akunda cyane. Uzi igituma babahata kuza gusenga? Uzi igituma babahata gukunda Imana? Uzi igituma babahata gukorera Imana? Nuko mutaje mutekereza hahise. Uyu munsi nutahi wanyu mwabajene, namwe ba papa ba mama bavyeyi dukunda, ba papa babaze, kugira ngo uzarusheho gukunda Imana, uzatekereza aho yagukuye. Uzatekereza aho yagize gute yagukuye. Uyu mudame muri babandi Yesu yakijije amukuramwe abadayimoni barinda, ngo amare kumureba ivyo yamukoreye, aramubwira ngo ntaco ntaguha muhanyi wawe niki no kwima. Niko none wewe wari warapfuye ukazuka, maze Yesu yagusaba imbaraga zawe, umwanya wawe, ubutunzi bwawe, ngo ndakaguca ukuboko. Ariki tekereza aho bavo. Kundi umuririmbyi araririmba ngo nje narimbata umudendezo, nje nari mpumyi arapumura, o nje nari ndumbi mazarazura, nimuvayo mahoro Yesu yamaye. Mwavuga ngo amen. Hallelujah. Mwakongera cyane haleluya. Nimumva yo mahoro Yesu yagize ate yamba. Abadame musigaye mwicara n'abagabo banyu mugasangira, akabari kari karamutwaye akaza kuzusa saa 9, maze uyu Yesu amubwira ngo mushimire, ukifata gwe pastor. Uri gituma Paulo yakundaga cyane umwana, yari hari kuntu yageze yicara akavuga ngo ni gute nobarwa mu ntumwa arije wazimaze, kabarwa mu bantu bo mwitorero narabakubise iri zina Yesu nko ari sandaza. Iyo umwami Yesu atigizira wenyine nta muntu wari kumbwira ubutumwa ngo ngizo. Umunsi umwe Dawidi araririmba, ngo arangije kuririmba arabyina ngo abyine umwenda uriberura, maze Mikali umwami, umukobwa w'umwami wari warabaye umugore w'umwami, umwana wakuriye yaravutse Sara umwami Sawuli, ashatswe n'umugabo abaye umwami kazi. Nimwumve nama ubwo butesi, ati umwami wisuzugurwa wiberura imbere y'abaturage, dore ko yabaye dore nguze gutangira kurangiza guhesha abandi umugisha, ugataha mu nzu mu wawe umugore aho yo gushimya akama agusanganiza amagambo y'agasuzuguro no kugutuka ati dore umugabo gito. Kandi mureke mbabwire, mwebwe ibyo mwovuga mwese kuri bishop mwese timwe mushobora, ariko ico madame yavuga camunetraliza. Ibyo mwavuga kuri mama bishop byose mwebwe mukavuga ko mushaka nibindi yabyihanganira gatambuka, ariko umugabo we bishop amubwiye ngo uko ndi gutuzuvuga ibicuramye nibindi c'est fini. Bivuga ngo umuntu Imana ugufiteho ubushobozi nuwo mwashakanye. Muzanarebe n'umunsi Adam Imana imurema yaramubwiye ngo iti ibintu zose amazina ikabyita, iyi ni imbwa, iyi ni intare, iyi ni ngwizane n'umugore, uyu mwisegute nakarako mu mara n'igufwa ryo magufa. Burya bushobozi bwo mu kanwa Mana yo hayabashakanye. None tekereze Dawudi, umugabo wemewe hanze, umugabo ushoboye, umugabo umaze gutanga isanduku ry'Imana, umugabo abantu bose bahaye barangiza, ayoboye ari umwami, abantu bose bamukurikiye n'icubahiro, ngo abageturuka hari ati doresha Satani yari yamuteze bikomeye. Ariko icyo yamuneshesheje ni cyari kimurimo, ni cyatumye agira gute abyina. Aramubwira ngo yewe Mikali madame wanje,
ngira ngo noneho umunsi kumwita sheri byari bikomeye, ariko ashobora kuba yaramwise na sheri. Aturabizi buri cyatumye nzina yewe mukunzi wanje, nabonye dutandukanije amateka, pase yacu ziratandukanye, akahise kacu karatandukanye. Nibutse ukuntu nari nyuma y'intama, amase y'intama, amaganga y'intama, ukuntu naraga ku musozi paye rwina n'intare n'idubu. Noneho narangiza nkabonaho Imana yankuye ikanzana ikanicaza ku ntebe, ihakuye so ikahakura na musaza wawe Yonatani, ndabarwa mu nzu y'ibwami, Imana ikanicaza. Narangije kubitekereza numva amaguru ntagihaye afata hasi. Sema haleluya, sema haleluya. Kwibuka ni imbaraga zituma ukorera Imana. Kwibagirwa, Imana yabwiye ubwoko bwa Isiraheli ngo muvuye mu buretwa nimugera i Kanani muzubaka amazu, muzarya, muhage, musinzire, ntawe uzabakubita, kandi ntimuzaba muvuye mu bwata nta matafari. Ati nimumara kubaka amazu meza mwagaramye mwasinziriye, mutinye ntimukibagirwe. Muvuga ngo amen. Hari n'abandi ndeba abahungu babayeho, habega no mu ngo nicyo kibazo, akabaho agatereta abakobwa bakamutera imigeri, bwacumwe akamwemera, yamara kumushitsa mu rugo akazisigara mubwira ngo ariko uzawigira ibiki, uzawigira ibiki ntuzi ko yakwemeye warabuza aho werekera. Umukobwa akabaho agategereza za telefone na za message zikandikwa, akabura n'umuseruka, zamara guceceka zarashize, umusore akamugoboka akayimwoherereza, yamara kumuzana bamara kubana yazasigara muri ngo madam ariko izo nibikuza wigira, wakwibutse aho wavuye. Nukuri kwima niko muvuga ngo amen. Muza mwubaha abadame banyu, muza mwubaha abagabo banyu. None iyo ataboneka Imana itamurema, uburinde uburihe. Uzi gusazirira umukobwa ugasazira mu rugo? Hari abari kumwe n'abadame bawe, n'abadame n'abagabo babo, ubambwira ngo aho wankuye, aho wankuye, umwembi mwarahakuranye. Muvuga ngo haleluya. Nimba pastor ntiyagutabaye wamuzeyi wagira kugira. Kwibagirwa ni ibintu bibi bibi bibi. Mwabama kurikiye muvuge ngo haleluya. Paulo yandikira Tito haramubwira ngo izimba nico ashaka kumubwira ngo reka manze mpere nkwibwire yewe, kwibwire. Abantu bageze banitegeza bakanitigi yewe mimi. Kintu ca mbere pase izi guha imbaraga muri pereza, kamenye kubaho nico ca mbere yashatse kwibusa. Ica kabiri haravuga ngo tumaze kuba muri ivyo bintu, ntabwo Imana yadukijije kubera ineza n'imirimo twagize gute twakoze pa, atariko kubwo buntu bwayo. Ineza yayo igira ite, itwuhagira, iratweza. Ikintu cantangaje nimwumva ukuntu inzira yakoresheje ngo mukutweza, ngo ariko kuvuka bwaka nimwumva igitangaza. Nababwira ngo ibintu bitatu. Ikintu ca mbere ni kumenya kahise kavamwe imbaraga za none zo kumenya uko ukunda, kandi nubitekereza uravugurura imikorere yawe n'imibereho yawe n'imibereho yawe muri urusengero ndetse n'ubukristo bwawe muri iyi si. Numenya aho Yesu yagukuye uzamukunda. Amen. Mureke mbereke umukozi w'Imana yigeze kuvuga, kunda kubyigisha cyane, aravuga ngo umwubatsi ngo yabayeho, si ibintu ko byaje byinshi kandi narize ngo ndavuga umwanya muto, ngo yabayeho ari umwubatsi
arubaka inzu nk'iyi, arubaka ngo buce ngo haye yubaka, arahanuka ngo ahanuka avuye hejuru ngo ayikubite hasi ngo ahurirana n'intama ze yazitambuka, aguye kuri imwe, kurya yikubiseho ibi gitambo ntiyahura n'ubutaka ngo ajenjagurike, ayikubitaho iramuramira, isa naho ari iresoro imusubije ko hejuru, arababara bien sûr, yantamira apfa, ngo imare gupfa arayireba atari kuziza iki wantama, uranitangiye urapfuye arije warugiye gupfa, arambwira ngo kugira ngo nkwiture neza, yambura umwenda w'ubumaso n'ubwubatsi, aravuga ngo ngiye kuba umwungere wo kuziragira. Mwumvishe iryo jambo? Ubwo wapfuye uzira izindi ntama zose zisigaye sinjubatse, ngiye kuziragira, ndebe ko nzaza zigirira neza, mbabwire ngo ndiho ngomba kubaragira kubera kimwe muri mwebwe yatumye nkomeza kubaho. Yesu wakwitangiye ni kuzuvuga ngo nkwituye iki? Uwo mugabo we yazituye kuziragira, wewe uza witura Yesu masheri gusa. Noneho arakomeza ngo noneho icya kabiri rero ngo atwuhagiza ngo ariko kuvuka iki bwa kabiri. Subire hano, tambwe ya mbere n'urugendo navuze esikariye 3 naho twari turi. Iyo tuhibutse aho Imana yadukuye nibyo twahakoreraga by'amafuti, twarabo gupfa, ntabwo gusa ari ukuregereta ngo ariko nari gitoba, ahubwo vanamo ko Imana yahakurindiye ikakuvana ubone mu rukundo rw'Imana. Hari abantu bazarebera muri za retroviseur zireba inyuma, si bibi, ariko wewe warebera mu maso ya retroviseur ukazibona gusa negative, ibintu bibi gusa, ibintu bibi. Oya, uzuvana mu ibyiza, ubone mu rukundo, ubone mu n'ubumenyi. Habe n'uzaza uhura be n'intambara wahuye nazo, tukazibona mu bibi. Hari amasomo wakuyemo, hari kaminuza wavanyemo. Amen. Noneho esikariye ya kabiri tugeza aha, mudashimira Imana ngo imaze kumva ko twari duteye, igiye kutwuhagira ngo iduhereza kuvuka bwa kabiri. Ariko yemi kuhagira kuvuka kwa kabiri ko kuruhagira gute? Ariko Yesu, ariko Imana igira ubwenge basho, ariko Imana igira ubwenge. N'abantu rero baza bumva Imana bagira ubwenge nko bwayo. Kangubwira kuhagira ubwa kabiri ariko kuvuka, kuhagira ariko kuvuka kwa kabiri niko kuhagira nyako. Ndashaka ko kubaza, ingurube uyivanye mu condo ukayijana muri douche, tuzi uyuhagira kaba propre, nuyirekura iragenze ite? Kwa kuhagira ku maziki kwabaye kwinyuma. Ikibazo ifite ni iki? Ni kwiremwe, ni kamere yawe. Kuyikiza ni ukwikiza kamere, ni ukwikiza uko yavutse. Ingurube izabyara ingurube, ibyara ingurube, ibyara ingurube, ibyara ingurube, ibyara ingurube. Mwuhagiye ibi ingurube, muyiraze mu kirara muyisasire ihinduka ingurube. Kandi nigira ngo igire ibyara ingurube, umwuzukuru wayo uba ingurube, umwuzukuruza ingurube, ubuvivi n'ubuvivure ingurube, kuzageza Yesu agarutse ingurube. Muvuga ngo Imana idufashe. Inzoka uzayicisha akaboko, ururimi kero ruruha rusohoka gukoma, uyijane muri seminari tugakomane yewe, ibihe byarahindutse. Inzoka izabyara inzoka, ive muri seminari hinduka inzoka. Umwana wayo uhinduka inzoka, umwuzukuru n'umwuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure buhinduka iki? Inzoka. Margere seminari yo ukuko munanu bayeme aho muvuga ngo amen. Inyange
ni nyerera gusa mucondo gutya kakanyoni kumweru kakagira gutya kazamba kaja mu mazi ni yizabyara niko izamera n'umwuzukuru wayo uzabinyanga umwuzukuru uzubinyanga ireje bibinyanga uzi cyabigennye ni ukuvuka la naissance. Reka mbereke iki kintu kuvuka niko kuza gutanga kamere kuko uri umuntu nuko wabzabona umuntu kamere muntu tiwoyitera mu rushinge tiwozana inka ngo itere amaraso y'umuntu uhinduka umuntu kuko kere yabzawe n'inka ariko uwabzawe n'umuntu ahinduka umuntu la naissance. Inzoka ibyara inzoka inyoni kabyara inyoni igisiga kabyara igisiga iki reka mbere kugira ngo mwumve kuvuka ko gukomeye nzanya amagi abiri y'ikizu n'iyi nkoko kayashira hamwe bakabirarira azaturagwa sibyo kandi imishwi yayo yose zasa tiwovangura umushwi wiki w'inkoko n'uwikizu ariko wibeshe gute ubwira ute kubera ko cyabza kuvuka kubera ko cyabzawe n'ikizu tikizaba inkoko haba naho woyiraza hamwe n'inkoko ukayitwikira igishambagara kimwe n'inkoko tikizaba inkoko pipi tinde gusa gikuru umunsi umuzamara gitangiye kugira kiza kiguruka kibetagazira uje gufata uzana uzirike ayiwe kizatumbagira ibire uhaye ukireba ikizu cyabaye iki muzamubona ngaruke mu bantu umugabo wawe umugore wawe akora ibintu byinshi by'ubupagana ntakizwa kaza saa 9 bamwe bakivumbura bakarakara bagatukana siwe icarico haba naho ucuhagira kandi uko twese niko twari tumeze. Imana igiye kudukiza rero ya mateka abaswa barebe ipfu bage muri pasta tiziza ngo isuke amazi ukwizigira nicyo gituma biza kukiza bari ugufa wavuse uzawe n'umuntu uteye kuriya umeze kuriya igomba gushira iherezo kuri yo vuka igasubika kubyara bushaje ugasubira mu nda ukabyarwa n'ikitaza gitanga kamere yo gusabenuka. Mwana umvise nicyo gutuma Yesu yabwiye Nikodemo aramubwira ngo nukuri nutavuka bwa kabiri agakiza sidini agakiza so gusenga cyane agakiza so gutanga cyacumi biriya ni kuja muri dushe ho kuriyuhagira ibya ceremony by'idini so kuba muri mbetami so kuba restoration so kubiki nugufa ukabyarwa n'undi muntu. Cyo gituma yavuze ngo muzamushimira umwami urya Sawuli wageze kubita abantu wabamaze yari warazawe n'umuntu uyu Paulo uhayibona Imana yaranuhagiye kubare kuyemeye ko itwuhagije kuvuka bwa kabiri. Nimuzana umuntu wana karirimba gacuranga akagera gute ataravutse bwa kabiri azazarangiza asubire muri cyacondo kandi azi kuririmba. Umugore azakora imirimo hano ataravutse bwa kabiri asubire yakore bya bintu numureba mu rugo rwe numureba mu itorero numureba hirya bibi bindi nagara hano bahinduka undi safete niko ari ndahinduka uko atavutse n'igisubizo cy'ikibazo cyacu nukugira gute nukuvuka. Niyo mpamvu umwami Yesu mbabwire dore cyatwisha inkomoko y'ikibazo ni Adamu wacumuye ngo amaze kubyara bakomoka kuri Adamu bose barononekana mu bitekerezo mu byifuzo n'ibindi. Yesu ngo aje kuza bamwita umuntu wa kabiri na Adamu wanyu none hababyawe na Yesu abashize iherezo kuri Adamu rya wa mbere wo muri Edeni tukabyarwa na Adamu wanyu mari wende Yesu. Mwanumvise niyo mpamvu Paulo yavuze ngo akatwuhagiza kw'ibyaha njewe ndi sire certain haba naho ba warafite amateka mabi angana gute iyo ubuzaho bwa kabiri mba niteguye impinduka kandi zita force zizikora kuko umuntu asa n'icarico
kurebye kabiri tukagendana nkabuno kigiye ubweyo nzibaza ikibazo sinzatangazwa no kuvuga ngo kubera ko tewe nzibaza ariko wavutse ubwa kabiri bishoboka wokomeza kugira kamere yo kwivura uvunza mu byondo ya kamere barayishizeho iherezo baraguhaye indi kamere aho niho hari ikibazo mwankurikiye muvuga ngo ame no kuvuka kwa kabiri bizana iki reka mbahereze umurongo asome kandi ndarangije haleluya noneho uwasoma nimwumva agaciro ko kuvuka kwa kabiri impamvu Paulo yanditse ijambo ryo kuvuka kwa kabiri Yohana wa mbere 3 umurongo w'9 Yohana wa mbere 3 umurongo w'9 haravuga gutya ngo umuntu wese wabyawe niki n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe niki n'Imana. Nasomye vuba ntimwahabonye nimufate mwese murebe kuko nimwumvira ijambo niho mumenya imbaraga z'ubukristo niho mumenya n'ineza Yesu yadukoreye. Bisho ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda nawe ijambo ry'Imana bangu isoma numve nimuja gusoma neza no mu Gifaransa cyangwa hari ufite Igiswahili ngahe hagere soma ufite imvugo yindi soma Igiswahili n'Igifaransa muheze we mikoro bisho soma mu ijambo ry'Imana numve mungirire vuba yes umuntu wese wabaye umwana w'Imana abatagikora ibyaha kuko kamere yayo iguma muri we kamere y'Imana ariko none udatangaye kandi ntaba kibasha gukora ibyaha kuko ari umwana w'Imana. Kamere wabyawe n'Imana kamere y'Imana imubamo. Reka mwumve iki kintu soma mu Gifaransa cyangwa mu zindi ndimi mwumve nimara ndangise mu Gifaransa haravuga ngo quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence iki imbuto niki kiza kibyara umuntu ni imbuto y'umugabo n'umugore iyo bihuye bibyara umuntu. Iyo tuvutse ubwa kabiri ni imbuto y'Imana ihura ikavuka havutse Imana rero. Nimba umuntu baza bahora akabyara umuntu imbuto y'Imana yihuye ibyara iki ibyara Kamana. Niyo mpamvu yavuze ngo kamere y'Imana ibikurimo kuba Kamana niki nuko ntuvuga ifite kamere muntu isimburwa haba haje mu kindi gishasha kitaba mu badakijijwe cyitwa kamere Mana. Soma mu Giswahili numve ko havuga nienda benshi niho bavyumva ngica abakristo barusha abandi nuko twebwe iyo dukijijwe twakira kamere Mana. Mkiswahili haravuga ngo kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Uzao wa nani? Uzao wa Mungu, uzao wa Yesu unakaa ndani. Ico ndiyo wagahabwa n'amashuri n'idini ni nukuremwa bushasha nukuvuga ngo Imana iyo uvutse kuzaye gutyo izi gukominika mu bumana bwawe bakakwita ngo uvutse bwa kabiri havutse Akamana gafite kamere y'Imana. Nico kiza gituma iherezo ry'ibyaha rishira muri twe kuko reka mbabwire amazi atemze uko atemze waza ukaza uko bitarobine nguko irazana amazi mabi ikibazo naho icometse uza nubundi nuwongera kugira gute ndazahoraza kugira ngo ugire nugucomokora ya robine kwecomeka mu mazi meza amazi agatangira. Twebwe turi refle yiki turimo twaronse. Iyo dukijijwe rero hahinduka iki? Hahinduka isoko yakoraga ibyaha irashira Imana igashiramo indi soko shasha
noneho ukazibona ibisohoka hanze ntabwo bizabushanya n'ibiri imbere. Imana ikiziturutse hanze, izikiziturutse hehe imbere. Izivudura ikazimya igashira iherezo ya soko ya mbere igashiramo isoko nshaje. Niyo mpamvu Yesu aganira na wa mugore w'Umusamariya yaramubwiye ngo amazi nzaguha azahinduka isoko idudubiza mu buzima bwawe. Iyo ni intambwe ya kabiri. Ahana tuvuka ubwa kabiri. Twese rero umuntu wese uzitwa umwana w'Imana nuko yavutse ubwa kabiri. Nunashaka uzabanza urebe akazoza kejo k'umuntu kazajyana n'uwo ari we. Apana ko yaririmbye cyane yatinze mu rusengero, yavutse ubwa kabiri. Ariko nureba uko yimenyereje azaguhindukirana nk'igicu. Ariko wahindutse ubwa kabiri tiyohindura uwo ari we. Niwe ukumeze na kamere yanje nibyo muzamubona. Nukuvuga ngo Imana yashize kamere yayo muri twe. Ico twita potentialité. Ikintu kiri potentiel afite ubushobozi bwo kuzaba ikintu runaka, ariko bifite condition ashingiraho. Nukuvuga ngo Imana tumaze kuvuka ubwa kabiri yashize muri twe ubushobozi bwo guhinduka, bwo kurushaho tugenda dusa n'Imana. Tituraba nkayo, tituragira, ariko yashize muri twe imbuto izakura. Nico twita potentialité. Nubwo akiri umwana akigenda nk'abisi akakora ingitegenke, nibyo Paulo yanditse ngo umuntu umwana mu mwuka ngo azaca ngo nimba mugitongana mukizana iby'amacakubiri mugira gute ngo ntima mukiri abana mu mwuka. Umuntu ukiri umwana mu mwuka ariko afite bwa bumana yambuto, hari gaza ashaka gusa n'utarakizwa, sibyo? Ariko afite potentialité, afite ikintu cyo kuzakura. Ni nk'umwana w'uruhinja ubyaye uyu munsi ntazakomeza kuba bebe, ntazakomeza kukambakamba, azagira igihe kuko afite ikintu cyo gukura muri we, azikuza gusa utazo kuhayakura, agera igihe yirukanga. Nuko vuga ngo iyo tumaze gukizwa tuba dufite potentialité, tuba dufite ikintu kizadukuza tukaja ku ntambwe ya kabiri, puto ya gatatu ariyo twasomye hariya mu murongo wanyu. Havuze gute ngo tukavuka ubwa kabiri. Phrase yanyu misigara ni yihe irangiza? Tugahindurwa. Nukuvuga ngo tukaba transformé, tukagenda duhindurwa n'umwuka wera. Iyo tumaze gukizwa rero la renaissance, ubumana buturimo, habasigaye sasa gukora kwa Holy Spirit kudukuza. Niyo mpamvu umuntu yakora ataravuka. None se umaze kuvuka wakomeza kuba uruhinja kugeza ryari? Nukuvuga ngo izi ntambwe ko ari eshatu. Tuva mu byakera tukavuka, tuba duhamagariwe gukura. Kandi gukura ni uruhare. Mwuka wera aradukura tugakizwa, ariko akazi kaba gasigaye 100% ko kugenda kadukuza every day. Holy Spirit dukuza gutere. Muvuge ngo amen. None se ko yabwiye umugore w'Umusamariya ngo amazi ngo azaba muri we azahindukwa nk'isoko idudubiza, source d'eau vive, sibyo? Ngo agere ku murongo wa 7 igice cya 7 cya Yohana 3:7-3:8 arava ngo iyo migezi ngo iyo soko ngo uzanizera ngo imigezi y'amazi, le fleuve d'eau vive izatemba muri we. Ni degere source ubumana burimo bugomba gukura bugasakara, bwa bumana bugahinduka nk'imigezi. Buhinduka gute? Buhinduka, niyo mpamvu umuntu ukura ni umuntu wegera Imana, sibyo? Agatindana n'Imana. Dukuzwa n'amasengesho n'ubusabane n'Imana, tugakuzwa no gusoma ijambo ry'Imana. Niko wa mwuka ugenda tuwambaye udusakara, udukwira, ugafata ibice byose bigize wowe. Murimo munuba? Noneho rero wasoma mu Bakorinto ba kabiri igice ni cya 2 murongo wa 14 kugeza 16. Nimwumva impinduko zazigaragara rero. Abakorinto basoma, musore wacu numvishe uhasoma neza. Abakorinto ba kabiri igice cya 2 14-16 please. I'm sorry. Ya 2:14-16 haravuga ngo ariko Imana ishimwe
kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo. Abakorinto ba kabiri, wasomye Abakorinto ba kabiri? Yego. Okay, reka ndebe nimba n'Abakorinto ba mbere rero nanditse naba Abakorinto ba mbere. Abakorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo yes wa 14 kugeza 16. Aravuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, ntabwo yakwemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, c'est de la folie, akaba atabasha kubimenya yabyumva kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. ndeyo ariko umuntu w'umwuka arondora byose. None se hane ko bavuze ngo umuntu w'umwuka mu gifaransa ni homme spirituel, uhinduka umuntu w'umwuka gute? Nuko ikiri soko cyangwa yahindutse imigezi? Yafashe abwenge bwawe ame igafata spirit byose bikagarara no ku mubiri, kuko imigezi irasaba. Mwuka agomba gukura muri twe, twagaburiye iby'ubumana muri twe, mwuka gasaba, none tugahinduka abantu b'umwuka, mwuka kadomina hose. Noneho ni mwumva uko bivuga ngo umuntu w'umwuka arondora byose zose, nyamara ubwe nta umurondora. umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara we ntawugira gute? nta umurondora. Komeza. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Aho nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Dutekereza nka Kristo. Uko twicaye dutekereza nka Kristo. Nuko beriki dutekereza nka Kristo? Nuko umwuka uri muri Kristo ni uturimo. Amen. Kandi cya kabiri, abanyamwuka nta wabarondora, ariko twebwe turondora iki? Umwuka tuyobora gute rero? Iyo twaretse agasaba ubuzima bwacu, aribyo bidufasha gukora, tugira ubwenge bwo kurondora everything, buri kintu cyose. Iyo twarondoye byose tukagira gutekereza kwa Kristo, tumenye ica agaciro kuruta ibindi, tukamenya ibidushuka. Nose mbabaza Paulo avuga ngo ibyarindamo yanje byose nabitekereje kuba igihombo, kubwo ubutunzi butagira akagero, ariko kugira gute? Kumenya gusa, la connaissance, gutumenya gute. Iyo ikituma dukura tugahinduka nuko iyo tumaze kuvuka mwuka wera tukemera ko asaba ubuzima bwacu, aradukuza, tugira knowledge, wisdom from Holy Spirit. Menya ibyo mpitamo, menya ibyo mpa agaciro, menya ibitonshuka, menya aho natinda, menya naho ntatinda, menya ibihoraho, menya n'ibishira. Ugasanga umuntu ni muzima akavuga uyu muntu yakuye ubwenge, kaje ntiwonshiraho ibintu by'akanya gato ngo binshuke mbitinde, ngo mpemuke ndamuke, kandi zifite ubuzima buhoraho. None niko kuyoborwa n'umwuka. Tiwonkoresha icaha ngo niho ndonkigize inyungu, kandi ziko ndi hejuru ye. Jewe nta wa undi yaravuze ngo batwita ko turabaswa, nyamara turi abanyabwenge, turabo gupfa kandi turi bazima, ngo dukenye kandi dutungishije benshi, ngo tutazwi kandi turi ibirangirire. None nashaka iki ngo mbikiye kirangirire, narabaye kirangirire ke? Nshaka ubuhe mutuzi ntungishije abana? Ubwo bumenyi wabo ngo warize muri university. Ejo mundi mukozi w'Imana yigishije wacu, nshobora kukubwira ngo Imana irambwiye, wowe ukagira ngo se kera rarose, kuko gutekereza kwanjye nuko Imana nshobora kwicara hano ngakomunika n'ijuru ndahumirije, ngakubwira ngo ndumva aha hantu, wowe ukagira ngo umukozi w'Imana karabeshe. No, muvuga ngo amen, haleluya. Waba wicaye mu rugo, Imana ikaguheza ukuntu managing urugo rwawe. Ntiwo nimba wicaye mu rusengero ukamenya uko managing urusengero rwawe, ntiwaba source yo kurusambura. Ntibise bishoboka. None se ufite ubuhe bwenge? Uratekereza nk'Imana, uracyari bebe. None se nk'umukozi w'Imana uzuza agateranya itorero ryo induru ikaba, ngo yuko ndamukeka ntabwo azanumvira, ukuntu umukozi w'Imana reka muhirike nzanuyo, hamaze gufata itorero afitemwo yararyubatse. Wowe kurabona kutazanye intambara,
ufite izihe knowledge mu mutwe wawe warakishijwe wowe umugabo akaza yazamutse yasaze nawe ukazamuka gute ufite gutekereza ku Imana tuvuga ati uriya muntu yaje satani yamurashe reka mugarure mufate nimara kumushogora mu bitekerezo satani yamushize ndabona kumuganiriza ufite ubwenge dufite gutekereza abagira ibyo nabaye transforme bavutse ubwa kabiri de umwuka wasabye ubwenge n'ibitekerezo byabo noneho bagasigara batekereza nk'uko Imana itekereza nibo bazabera imbuto saza uko mwana uvise ariko muvuge ngo amen cyane haleluya umuntu akaza kampaga gift gutya kayimpa ndi umukobwa ngomba kubanza kwibaza ayimpaye kubera ikizakurikira nyuma yaho ni hiye ngomba kumureba mu maso gutya kamenya nimba ari muzima ayimpaye ku rukundo ruvuye mu ijuru cyangwa nimba ari uburoza mpaye na telefone yampamagara gutya yanandikira kabiri na interpreta message gutya kamamenya nimba mu rufu cyangwa ubuzima kuko ufite gutekereza ku Imana yes ufite gutekereza ku Imana ubona umwuka wera nimba ufite ubwenge uza wumva shobora kwicara ahantu wumva ko ndagomba kuhatinda muka kambwira ngo haguruka ngahaguruka ufite munije gutekereza ku Imana muzamura ngo kuyoborwa n'umwuka wera no kuvuga mu ndimi kuyoborwa n'umwuka wera nukumva ko umwuka kuganiriza kwagira ubwenge bwo kugira ijisho ribona no kwinterpreta pana bwo wavukanye ijisho ryo rya Holy Spirit ariko iryo ntirigira umuntu utaravutse iki ugaka ntirigira umuntu ukiri bebe spirituel umwana mu mwuka rigira umuntu wakuze nimureke umwuka wera sabe muri mwe ategeke ubugingo bwanyu harimo ubwenge ibitekereza amaranga mutima knowledge zanyu zose ategeke na spirit kandi ibyo biva nutindana n'Imana yasohoka izakura ihinduke flave usabwe n'umwuka uvuye kuba mu muntu wa kamere uhinduka umuntu wo mu mwuka om spirit we fame spirit we izo ntambwe eshatu turazibifurije kandi Imana mu ijuru bagire neza kambasabire bishope abasengere murakoze impaguruke dusenge Imana